Ndagusuje kandi nguhereje ikaze hano kuri no YouTube channel yacu. Nizere ko aho uherereye hariho hose umeze neza, uguwe neza, umeze fresh cyane. Natwe rero hano tuba tumeze neza cyane turi mu makuru y'imikino agiye atandukanye aba ari kugenda avugwa, by'umwihariko tukareba hano iwacu mu Rwanda ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Rero cyane tuba twibere hano mu rugo iwacu tureba ibyo amakipe yacu akomeye, ibyo aba ari gukora, ukuntu ari kwiyubaka, tukaza natwe tukabikugezaho 5 kuri 5. Nizere ko rero wamaze gukanda icyo bita subscribe, kandi subscribe nonaha kugira ngo utazajya ucikwa n'ibigezweho hano iwacu mu mikino ndetse no hanze y'u Rwanda. Rimwe na rimwe tukinyabya tukareba uko bimeze iyo hari ikintu cyavuzwe gikomeye mu ikipe yawe: Arsenal, Manchester United, Manchester City, FC Barcelona, Real Madrid ndetse na Chelsea. Kandi subscribe rero tujye tubana buri munsi, ndetse wibuke gukanda like, share ndetse na comment kugira ngo ujye uryoherwa n'ibyiza biba biri hano. Kakanya rero reka twumve ibiri kuvugwa mu kipe ya Rayon Sport. Rayon Sport iri kwiyubaka cyane, iri kwitegura umukino ku wa gatandatu rero tariki 15 ikipe ya Rayon Sport izaba yesurana n'ikipe ya APR Football Club mu mukino wo gutaha stade Amahoro. Rayon Sport rero mu kwitegura umukino ku munsi w'ejo kwa gatatu yasubukuye imyitozo igitaraganya. Ni imyitozo yari ikomeye cyane, dore ko yabaye mu muhezo, nta munyamakuru n'umwe wemerewe kugera hariya ku kibuga cy'imyitozo cya Rayon Sport hariya mu Nzove hafi y'uruganda rwa Skol runabatera inkunga. Ni imyitozo yabaye mu muhezo cyane, aya makuru nayo ni ay'indani cyane. Ikipe rero ya Rayon Sport ku munsi w'ejo yakoraga imyitozo. Iyi myitozo yagaragayemo abakinnyi babiri b'abarundi barangije kumvikana n'iyi ekipe. Wo ni umusore bita Fred Niyonizeye wakiniraga ekipe ya Vitaro yo mu Burundi, yatwaye n'igikombe cya shampiyona, aho yanabaye kandi umukinnyi wa shampiyona cyangwa se mwite MVP, most valuable player mu gihugu cy'u Burundi. Ni umusore rero wamaze kumvikana na Rayon Sport agera kuri miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse kandi akaba agomba gusinya amasezerano y'imyaka 2. Si uwo Fred gusa rero ekipe ya Rayon Sport ejo wagaragaye mu myitozo yayo, kuko hari n'undi Murundi bamwita Nduwimana Frank wakiniraga iyo bita Musongati Football Club, yabaye iya gatatu muri shampiyona yaho mu gihugu cy'u Burundi. Aho uyu musore rero Nduwimana Frank yatsinze ibitego bigera kuri 18, akanatanga assist cyangwa se imipira 6 yavuyemo ibindi bitego muri shampiyona ishize yo mu gihugu cy'u Burundi, no kuvuga sezo 2023-2024. Sawo bo gusa babiri bashyashya rero, dore ko ngo iyi kipe ya Rayon Sport ikaba mu myitozo yakozwe ku munsi w'ejo harimo abakinnyi cyangwa se yari ikozwe n'abakinnyi bagera kuri 26. Kuri uyu munsi rero hari harimo n'abagera kuri 5 baturuka muri Afurika y'Uburengerazuba cyangwa se yite West Africa, ndetse abo basore benshi bagera kuri 5 bari mu igeragezwa mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'umunyezamu ukomoka muri Congo Kinshasa, zamu Kongomani ukomeye cyane wakiniraga ekipe bita Dauphin Noir. Ni ikipe ikomeye murayizi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uwo muzamu rero bamwita Jackson Runanga, wari mu izamu ubwo ikipe y'igihugu Amavubi yabatengeje imyaka 23, yanyagirwaga na Congo yabatengeje 23 ibitego 5-0. Uyu muzamu bamwita Jackson Runanga yarari mu izamu muri icyo gihe, ni mu mwaka w'imikino wa 2022-2023. ndakeka mwese mubyibuka ko u Rwanda rwatsinzwe ibitego 5-0.
Nyuma y'imyitozo rero ya mbere umutoza Julien Mete wari kumwe na Rwaka Claude utoza ikipe y'abagore yatangaje ko yatunguwe n'uburyo abakinnyi be bahagaze neza kandi bamaze igihe badakina badakandagira mu kibuga birumvikana. Yizeza rero abareyo bose ko bazegukana intsinzi kuri uyu munsi wo ku wa gatandatu ubwo bazaba bashakirana n'ikipe mukeba wa Rayon Sport ni APR Football Club. Mu magambo rero Julien Mete yagize ati twagize imyitozo myiza aho natungwe n'urwego abakinnyi bariho kandi hashize ibyumweru nka bitatu tudahari cyase twarahagaritse shampiyona. Ni ikintu cyerekana ko rero ahari aho abari bari bakoraga bityo twizeye kuzitwara neza kuri uyu mukino tuzahoramo n'ikipe ya APR Football Club ku munsi wo ku wa gatandatu. Ati tugomba gutsinda APR FC kuko iyo tugiye mu kibuga niyo iba ari intego yacu ya mbere gutsinda byo yavugaga hano, kandi tuzakora ibishoboka ngo tubatsinde nubwo wenda hari benshi mu bakinnyi twifuza tutari twabona. Mu bakinnyi rero ekipe ya Rayon Sport isanganywe batagaragaye kuri uyu wa gatandatu harimo nka Serumogo ari uri mu igeragezwa hanze na Mucyo Didier Junior nawe uri mu igeragezwa, mu gihe Arsene Tuyisenge we yarangije kwerekeza mu ikipe ya APR Football Club ndetse na Muhire Keve akaba yarari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Murabyumva neza rero ko Tuyisenge Arsene yamaze gusinyira ekipe ya APR Football Club, akaba kandi kuri uyu mukino bazakina ku munsi wa gatandatu uyu Tuyisenge Arsene Tuguma azaba akinira ekipe ya APR Football Club. Rero dore ko bamaze ngo kuba bumvikana, yamaze gutereka umukono ku masezerano igera ku myaka 2. Nukureba ese uyu umukinnyi bihagaze bite, dore ko yaganirijwe cyangwa yagerageje kuganirizwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sport akatera utwatsi akavuga ati ikipe ya APR FC yampamagaye nta kuzuyaza, ntabwo nakwirirwa ndeba kure cyangwa se ngo nshakishe ibindi, ni ukwitaba cyane nirukanka. Imyitozo rero ya Rayon Sport bitandukanye na mukeba APR FC yo yagaragayemo benshi mu bakinnyi basanzwe mwino ekipe nkuko nagendaga mbigarukaho, bari abakinnyi bagera kuri 26 harimo 2 b'abarundi ndetse n'umuzamu uwo muri Congo Kinshasa wakina ikipe ya Dauphin Noir ndetse n'abandi bakinnyi 5 bo muri Afrika y'Iburengerazuba. Mbutse ko harimo ngo umwana muto cyane imyaka 19 wo mu gihugu cya Mareko ngo agapira kina ko gateye ubwoba ati APR izamwumva cyane. Rero iyo myitozo yagaragayemo benshi mu bakinnyi basanzwe mu ikipe ya Rayon Sport. Ya mbere harimo umunyezamu Kadim Ndiaye w'umunyasenegal nawe ngo yarahari, ndetse na myugariro Nsabimana Aimable, tutibagiwe Eric Ngendahimana bakunda kwita Gasongo. Bose aba basore baje kuba basoza amasezerano ariko biteguye uyu mukino cyase iyi derby yo kuri stade Amahoro. Aba bose rero nubwo basoje amasezerano bakiganira na ekipe ya Rayon Sport ngo barahari cyane cyane bari kwitegura uyu mukino, nabo bakoze imyitozo na bagenzi babo. Akandi gakuru rero ntagenda ntababwiye nuko mu ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport ngo yamaze kumvikana n'umuzamu wa kabiri wa Musanze, uwo nta wundi ni Ntaribi Steven. Ntaribi Steven rero yaciye mu ikipe ya APR Football Club aca mu ikipe y'Isonga. Rero kuri ubu ngubu akaba yaramaze imyaka igera kuri 4 mu ikipe ya Musanze, nubwo atapfaga kubona umwanya ubanzamo kuko muhawe nayo Gadi yari yaramukubise benshi, ndetse n'undi muzamu bari baraguzeho umunyagambia nawe ngo yarameze nabi cyane, bigatuma rero uyu umuzamu w'umunyarwanda murabyuka ko yafashije ekipe y'igihugu dore ko yayikiniye imikino myinshi cyane, ndetse akaba yarajyanye ni ekipe nationale y'abatangiye imyaka 17 mu gikombe cy'isi cyabereye muri Mexique. Rero ngo ibiganiro byageze kure
bari kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, yavuze ati ngomba nanjye umwaka utaha kugaruka ku ikipe cyangwa se mu ikipe ifite izina, ifite ibyo iharanira, nta kuguma hariya mu ntara mu ikipe ziba zirwana no kutamanuka cyangwa se kubona imyanya myiza z'ubwo zidatekereza igikombe. Ati ndagaruka muri Rayon Sport nanjye mbashe kuba natanga umutahe wanjye cyangwa se umusanzu wanjye, nongere nigaragarize abanyarwanda. Uwo ni Ntaribi Steven rero ugomba kuba agaragara muri uyu mukino. Undi mukinnyi rero bidasubirwaho uwo bita Ishimwe Christian ndetse na Ombarenga Fitina nabo bazagaragara mu ikipe ya Rayon Sport izacacana na APR ku munsi wo ku wa gatandatu, dore ko Ombarenga Fitina akimanuka ku kibuga cy'indege, akiva mu ndege mu ijoro ryakebwe ikipe y'igihugu yari igeze i Kanombe, ese ahura na bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport, batangira kugira ibiganiro bagirana ndetse bamwemerera amafaranga atari makeya ngo abe yasinyira ino ekipe, dore ko APR FC yo yamaze gutangaza ko itazamukoresha se itamwifuza mu ikipe yayo, ahubwo ko igiye kugura abandi bakinnyi bari ku rwego rurenze urwe. Ati uyu twagombaga gutandukana nawe. Rero ikipe ya Rayon Sport ngo yamaze kugerayo cyane, yateyeyo amatako ngo baganire, kandi ngo ibiganiro byaje kuba bigenda neza cyane. Ishimwe Christian rero nawe ngo bimeze bite? Nawe yamaze kuganira na ekipe ya Rayon Sport, dore ko ngo ikipe ya Polisi yo amafaranga Ishimwe Christian yashakaga haburagaho miliyoni 2, Polisi nayo ibi bivuyemo gutyo. Christian aravuga ati reka njye kwiganira na Rayon Sport. Rero nawe ejo ku munsi w'ejo ku isaha y'isa sita nibwo bakoranye ibiganiro hariya mu mujyi kuri hoteli imwe, bagirana ibiganiro kandi bivuga ko byanagenze neza. Kandi ikimenyimenyi uyu Christian mu myitozo yabereye Shyorongi ya APR Football Club ntabwo uyu Christian yigeze agaragaramo, bivugwa ko nyine byarangiye ibyiwe n'ikipe ya APR Football Club, agomba kuzakinira Rayon Sport mu mwaka utaha w'imikino. Reka tutegeze turebe. Rayon Sport iri kwiyubaka bikomeye cyane. Wowe nk'umureyo nizere ko aya makuru rero aba yakuryoheye, biri kumva ko ekipe yawe iri kwiyubaka cyane. Abakinnyi 5 bakomoka muri Afrika y'Uburengerazuba, 2 baturuka i Burundi, umuzamu Ntaribi Steven ndetse n'abandi bakinnyi 3 bagomba guturuka mu ikipe mukeba wanyu mu ikipe ya APR Football Club. Ni Ombarenga Fitina, hakaza Ishimwe Christian ndetse na Ishimwe Jean Pierre aka Mario. Abo bombi bagomba kuba bagaragara mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport isaro ry'Inyanza cyase yite Gikundiro. No gutegeka tukareba ko umwaka utaha w'imikino izitwara, dore ko uwo dusoje ni ikipe itaritwaye neza bifatika, cyangwa se bimwe abakunzi bayo baba bashaka kumenya ndetse no kumva. Ngayo nguko rero kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi uko amakuru agenda aza, natwe niko tugenda tuyakugezaho. Rero uyo wamaze gukanda subscribe ubana notification mu bambere rwose, nawe ugahita wiyumvira aya amakuru meza aba ari kugenda amanuka hano muri sport, by'umwihariko hano mu Rwanda iwacu mu rw'imisozi igihumbi, kuko ntitwaharenza ingohe. Rero nkwifurije kumeza kugira ibihe byiza, nkwifurize kandi kugira impagarike n'ubugingo, ibyo ukora byose bihirwe, Imana ibiramikeho ikiganza, ubundi uhahe uronke. Hasta la vista, ndabakunda mwese inshuti za News World Rwanda.